ntabwo Imana yigeze ireka abayuda, ntabwo Imana yigeze ireka abantu bayo. Haleluya. Ariko Imana yabikoreraga kwiyubahisha, yemera kubakorera biriya byose hejuru y'igicumuro cyabo. Ariko Imana iravuga ngo nukuri, ntabwo nzakomeza kurebera ubusambanyi bwawe, ntabwo nzakomeza kurebera ubwesikoro bwawe, ntabwo nzakomeza kurebera gutsikamira abana banje, ntabwo nzakomeza. Haleluya. Ntabwo nzakomeza yitse kwihagarara. Mwaratse kwihagarara mukaza mukambara ibigunira, mukegerana n'Imana, mugasanga Imana, mukemera ibicumuro byanyu, mukemera ko mwari intama, mukemera ko mwazinyunyuje, mukemera buriya bwesikoro bwanyu, mukemera ko mwatandukiriye, mukemera mukava mu bizira byanyu, ukava mu busambanyi, ukava mu kubeshya, mukava mukareka zirangeso zanyu mbi, mukera kwiteka Imana tabagirira neza. Uzi ko Imana itera ubwoba ari mwisi, abari mwisi mwese mwe gute nimwihane muwe maso ube byangwa n'amaso y'Imana. Nagiye kubona mbona kuzimu yarazikutse, nagiye kubona mbona kuzimu hagize gute hararangara. Ariko mwebwe mwagiye musenga Imana disi kabakura ambwira ngo nimusenge kuko mwarasabwe, hari imbaraga zaje kumenagura imbaraga zabera. Imana irambwira ngo benshi muri mwe bamaze kugenda ariko ntabwo muzi, ariko Yesu arambwira ngo uri maso agiye kurebera Vomesire kugendana nawe. Imana irambwira ngo nukuri ko mbone yajyanye abantu benshi cyane. Imana idutabare. Bene datangaje bundi nari ndimo mvuga kuri musaza wacu witwa Mbonyi ndetse na Sabe. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko Imana iri hejuru ya byose. Muryango wa Mbonyi Israel, ndagira ngo mbabwire ngo mumfashe abantu bazo umuryango we, abantu bazo umuryango wa Israel Mbonyi. Mu byukuri mwamfasha, ngewe barimo bisiga amavuta ngo atukuza. Bene data nshuti z'umusara, nagiye kubona mbona Imana inzaniye umuntu w'umugore imbere yanjye, guhera muri iki gitwariro cy'umutwe kugeza ku birenge. Mbona ari umutuku, yaragiye atukura ahantu hose. Imana irambwira ngo dore ndabamanukiye. Nagiye kubona munashesha umubiri wose ibiheri. Bene data nshuti z'umusara, usibye no kwishimisha ururyo, yagikoraga gihita gitonyoka. Imana irambwira ngo hari indwara y'icyorezo yohereje ku bantu bagiye bitukuza, yohereje ku bantu bagiye bisiga ngo niba ngo ari mukorogo ntago mbizi, ariko ayo mavuta mwebwe murayaza bayisiga. Ariko nagira nkubwire ngo Imana irakumanukiye. Imana muri ibyo byago birindwi ugiye kubateza harimo n'ibibembe, harimo n'ibibembe, harimo n'ibibembe. Ugiye kubemba wa mukobwa we, ugiye kubemba wa musore we, ugiye kubemba wa mugabo we. Imana igiye kubateza ibibembe by'ubwo bwibone bwanyu. Ahari ubwiza hagiye kubemba, ahari ubwiza hagiye kunuka, abantu bose bajye bagenda bakwinuka. Kandi Imana yambwiye ngo ntabwo izagarukira aho ngaho, ntahuzije amagara ugahunga. Ariko ubundi mwahunze mukava muri uwo murwa wananiranye, ugatandukana n'ibigirwamana, ugatandukanya n'ubwami bw'umwijima, ugatandukana n'abarozi, ugatandukana n'abapfumu, watandukanye nabyo, watandukanye ukava Babuloni, ko wikongereje umujinya w'Imana. Imana irakubwiye ngo yewe Babuloni nimuhunge muvi Babuloni, va muri uriya murwa wanze kumvira Imana, va muri uriya murwa wigize ibyigenge, va muri uriya murwa udahugurwa, va muri uriya murwa utumvira ijwi ry'Imana, va muri uriya murwa wananiranye, va muri uriya murwa wahishyize hejuru. Uhunga uvemo, niba ari n'itorero uhunga urivemo. Ibirona bitagenda neza usa none murabaza ngifengero zarafunzwe. Ese icyo muwazane giki? Ibirego by'i Babuloni byarazamutse bigera imbere y'Imana iri hejuru y'iki ya byose. Abapfakazi bazamuye ibirego, imfubyi zizamura ibirego, abakene bazamura ibirego, abatagira shingiro bagira gute bazamura ibirego. Imana ni mu gihugu cyo mu ijuru, imanutse guhuza guhora inzigo yuko banze kumvira Imana. Kera wowe Babuloni ngo mbabwire ngo ikizira cyamaze kwinjira hera. Harageze kugira ngo tube maso kandi dusengeshe umwuka iteka. Umuntu wese yirinde ukwari. Imana yacu nishimwe. Wamurwaye wananiranye, wamurwaye wanze kumvira Imana, nyir'ubutwara ariyiziye, ahagurukije abami, ahagurukije abakomeye kugira ngo baze barwanirira Imana. Ntabwo Imana uzayibona imanuka mu bwami bwe mu ijuru, izaca mu bakomeye, ice mu bagize gute mubatiyobora, yikorera akazi kayo kuko mwebwe mwanze kugira gute, mwanze kumvira Imana. Ngibirego by'i Babuloni byarazamutse yuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugera kure hashoboka. Mumushyikire rero kandi mukozi w'Imana imbaraga n'amavuta ntibikakubureho mu izina rya Yesu. Yego nawe. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Clarisse. Mana nyagasani yaze gukiye cyane bitewe umugore we. Kandi ushaka kuncotora. Ndagusuje mu izina rya Yesu kandi ngwaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yanda kwakire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, namwe amahoro y'Imana n'abandi namwe. Nizere yuko rero umeze neza. Meze neza ndashima Imana, ndumva ndakwivugira ko burya umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere burya iyo ari muzima n'umubiri we n'umuntu w'inyuma bameze neza. Nyuma mubona nsa neza kubera amavuta. Ngiye kubaza ni hehe uri kugurira amavuta muri no minsi? Nibyo numvaga ngiye kukubaza. Hano ndi kuyagurira ni hano. Ni ijambo rya nyiri ijambo. Aho ujya murayabona.
Yego. amakuru y'iminsi karare. Amakuru ni meza, ndashima Imana yo mu ijuru, ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga, ndashima Imana yabarinze natwe katurinda, yabaye mu ruhande rwacu, yarinze abakunzi b'Umusaraba TV, irinda abakunzi kingura umutima TV. Imana ibaho umugisha, Didier ndamukunda nawe yahageze, umukunzi wanyu. Imana ibaho umugisha, rero ndashima Imana ko twongeye guhura twese tutarishwe n'ibyaha, dushima izina ry'Imana, tugakomera kw'Imana. Imana ibaho umugisha. Yego, nawe Imana iguha umugisha kandi katwe ngo nawe Imana ikomeze ikwagure ibyo wifuriza abane nawe bikugirirweho mu izina rya Yesu Kristo. Clarisse, dushima Imana ko twongeye kugira umugisha wo kubona nawe, twongeye kugira umugisha ko tugiye kuganira nawe muri urugendo rumwe mu bantu bagiye batanga inkomezi, ariko kandi bafite umwuka wifuye muri no minsi ubwira abantu ngo bihane. Uyu mwuka wo kubwira abantu ngo bihane cyane muri no minsi urabona biri guterwa n'iki? Kuki muri kubwira abantu kwihana cyane kurusha kubabwira ngo Imana ibagiriye neza, ibahaye amazu, ibahaye abagabo, ibahaye abagore, bambukije mugiye muhanze? Kubera iki muri kubwira abantu kwihana cyane kurusha ibindi byose? Igihe duhagazemo se cyangwa igihe turimo ntabwo ari igihe cyo gushaka abagore, nta nubwo ari igihe cyo gushaka kubona amazu, nta nubwo ari igihe cyo kubona ashaka amaviza, nta nubwo ari igihe cyo guhabwa biriya byose byo mu isi, ahubwo ni igihe cyo gushaka ubwami bw'Imana, ko Yesu ari hafi kuza gutwara itorero. Impamvu mpagaze muri uyu mujyo, mpagaze muri uyu mwuka, nuko abantu bagize gute, bararangaye se cyangwa barirara, aho kugira ngo bashake ubwami bw'Imana babanje gushaka ubwami bwo mu isi. Kandi ubwami bwo mu isi umuntu bufite ubwami bwo mu isi kugira ngo ubone ubwami bwo mu isi, ubu ngubu birasaba kugira ngo ubanze ushake ubwami bw'Imana. Harimo contraire, mubanze mushake ubwami bw'Imana, hanyuma ubwami bwo mu isi buzaza, kandi niyo butanaza heza ni kwa Data. Ko turi mu isi tuhafite igihe gitoya, kandi hano namaze kumenya ko atari iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu rero kugira ngo bave mu byangwa n'amaso y'Imana, biyeze kandi bitunganye, kuko Yesu araje. Amageze hehe? Irembo. Yego. Nje nari gukeka yuko wenda impamvu muri kubwira abantu ngo kwihana cyane, benshi babyumviraga mu nsengero. Ejo wundi mama wakoresha no muri ahantu ngo insengero Imana irazifunze, kuko baba barazifunze. Abenshi ntabwo ari kubona ahantu basengera bite nuko insengero zazo tujuje ibisabwa. Ndi kuvuga wenda ko muri kubwira abantu kwihana kugira kuko batari kubona aho babwirirwa. Ibyo ngibyo kuva na kera n'ubundi imbere, n'ubu uravuze ngo twarahanuye zirafunze zirafungwa. Impamvu iki kintu mvuze ngo bihane kubera ko insengero zafunze, kuko twabivuze kuva na kera kose nepo, kandi nkomeje no kubwira abantu yuko nta rusengero rufunze. Insengero ntabwo zifunze, ninde wazifunze? Urusengero rw'umutima wawe rurafunze mama, wa mukobwa rufunze, insengero rwawe rurafunze, wa musore urusengero rwawe rurafunze. Ari amasinagogi nayo guteraniramo kuko byari bisanzwe, kuko n'ubundi mwateraniragamo ntihaboneke umusaruro. Narabwiye ngo mu by'ukuri bitewe n'abantu ngiye kuvuga ahangaha mu kanya mu ijambo ry'Imana yampaye, ntabwo intama zabuze umushumba. Bivuze ngo rero niba mwarateranye ugaterana aho icyo washakaga mu nzu y'Imana ntukibone, mu by'ukuri burya abenshi harimo abahajya bashaka kugira ngo bakire ibikomere, harimo abashaka bagira ngo babone neza y'Imana, ariko ahubwo kugira ngo ahakirire ibikomere, ahubwo ibikomera bya bikomera afite bikongerwaho n'ibindi ahakuye. Ubwo rero bivuze ngo rero ntabwo ngende kubwira abantu ngo bave mu byangwa n'amaso y'Imana, bave mu byaha bihane. Ntabwo navuga kubera ko insengero zafunzwe, nta nsengero zigeze zifungwa imbere y'Imana ishobora ibintu byose, ahubwo Imana yagize gute, yarimo irikorera amasuku. Nyamara reka mbabwire, ibi bintu Imana bivuze mbere y'igihe, ibintu Imana ntikabivuge ngo ahubwo abantu nibisohora, abantu usanga bajarajeje imitima, ahubwo mujye muhita mugira gute, mujye muhita mushaka icyo gukora, murushaho cyane kwegerana n'Imana, kuko ibintu Imana yamyivuga ko ihereye hehe, ihereye hejuru. Imana yamaga ivuga ko ihereye hejuru kandi ije gukubura, none se yari gukubura nyine yarakubuye, kandi n'ubundi iracyakubura. Ndimo kubwira kugira ngo abantu nyine cyane nako nibyo bishobora kuzamo, mvuga ngo n'abantu ntimugire ubwoba, ntimuhagarike umutima ngo mwabuze aho musengera mu muratatana. Wicare mu nzu y'umutima wawe, usengere mu rusengero rwawe rwera, nugirirwa amahirwe wicare kuri giti wumvire ijambo ry'Imana, ubundi Imana izagira gute, izabagirira neza. Ndimo ndabwira abantu ngo bihane bave mu byangwa n'amaso y'Imana, kuko uje we ntabwo atinze. Yego. Hanyuma yo guhanura ko insengero zimwe na zimwe zifunzwe, kandi mukongera kuvuga ngo hari nizo zitagizongera gufungura. Hano dufite urutonde bahereye mu majyaruguru rw'insengero zigomba gusenywa, si ugufungwa gusa. Aho mbona mu karere ka Burera dufitemo insengero zigera mu 8, mu karere ka Gicumbi dufitemo insengero zigera, ndabona zikiri nke, ndabona ari 3 hari. Mu karere ka Musanze ndabonamo insengero naho zigera muri 5. Mu karere ka Rulindo ndi kubonamo insengero zigera muri zigera mu 10.
10 oya 15 oya 19 21 24 25 28 29 33 ego ko ni nyinshi cyane ni nyinshi cyane tugeze kuri 39 nizo mbashije kubona ko ni nyinshi n'urutonde rurerure zigomba bakuvuga ko izi sengero zigomba gusenywa zo ibintu muri kubyumva muri kubyakira mute ese tusenge gute noneho kubya ibyo muri guhanwa bikwita bisohora bimeze bite eko nta kuvuga ngo dusenge gute nta nuko nyine ibyo ntongera ko dusenge gute se Imana yibereye mu kazi Imana iri mu kazi kayo yaravuze ngo mpereye hejuru ubwo rero data yibereye mu kazi kuko abantu banze gukora mbere y'igihe none Imana yarinze kwiyururikira y'ubwayo banze kumvira Imana baravuze Imana iravuga ica mu kanwa k'abahanuzi ntako tutagize emwe twabasanze no mu masinago yabo turarangurura turavuga ntibumva Imana iravuga ati rero bana banjye nimuhigame irahaguruka ikoresha leta yacu y'u Rwanda ikoresha abayobozi bacu Imana ibaho umugisha Imana ihumugisha abayobozi bacu kuko bemeye kumvira Imana bakemera ega n'abakozi b'Imana bemeye bibaze binjiye mu muhamagaro utarabarebaga kuko baba bafite izindi nshingano zibareba z'abaturage bashinzwe ariko Imana yarabyemeye baza no mu muki no mu muhamagaro abari muri wa muhamagaro avuga ati mwese mwegereye ntago je rwose Imana iri mu kazi kayo kandi irakomeje ubushize rega abantu ntibajye babyumva nepo ubushize negeze kuzana ikiganiro hanga ku Musaraba TV mbona za gatripurari mbona za gatripurari zuzuye muri gihugu cy'u Rwanda mbona zirimo zisenya Imana irambwira ngo iyo ubwayo irirurukiye ihagurukije gatripurari zo mu gihugu cyo mu ijuru hari ibyo ze kwikorera none se n'Imana ibizigiye gusenywa biri mu mugambi w'Imana ahubwo abantu baravuga ahubwo bambaza ngo mbese abantu baragenda gute biragenda bite abantu bereka gutararatsa imitima abantu bereka kubinza imitima nta sengero zirimo gufungwa insengero zirimo gufungwa nizo mwisi ariko urusengero rwawe rwera uri kumwe nawe kai ziri gufungwa n'izari zidakora ibishimwa ariko tuvuga ya izi nyina nibizitara ko ibishimwa rega tyo tubivuga kuko Imana yarabiducishijemo mbere y'igi zirimo gusenywa zinageza ntabwo bigeze bumvira Imana iyo baza kumvira Imana mu byukuri okay harimo n'abari bigendeyemo mu byukuri ariko nyine hari ba nyirabayazana hari Yona rero ni ugize gute ni ukoze ibi bintu yego uyu munsi wa none Kararisa urumwe mu bahanuzi nemera cyane cyane ko hari byinshi wagiye uhanura birasohora ngenda mbibona rwose kandi koko byanyabyo hari insengero zimwe na zimwe nkuko twari turimo tubivuga shaka kugira ngo tuvugeho ikintu shaka kugira ngo tuvugeho n'abantu bacyumve habayeho gahunda yo kugira abantu binjira mu nsengero cyangwa bahagarara ku ruhimbi batandukanye bakareba umuntu yenda mwiza ushinguye bakareba imiterere bakareba imyambarire bakareba ubukire bakareba uko umuntu ateye bakamugira umukozi w'Imana bakemera ko ajya ku ruhimbi kubwiriza bitewe n'izo gahunda bagendeyeho hanyuma abantu nkamwe mutazwi bagenda babasubiza inyuma kugeza ubwo mwagiye gusenga mwinginga Imana musaba ngo Mana bizagenda bite none uyu munsi wa none byabaye zafunzwe ese aba bantu bari barabaye intoranwa muri ibi bintu bakaba abimbere uyu munsi wa none aho bari sinshaka kumenya aho bari sinshaka no kumenya ibyo bagiye kujyamo ariko se mwebwe mwasenze Imana uyu munsi wa none nimwe mugiye kugerwaho nimwe mugiye kuvugwa nimwe mugiye guhamagarwa ngo babasengere mwiteguye gute kwakira iyi mitima yataraye ikaba yaragiye kure mwiteguye mute kugira ngo muyigarure muyisengere mbese izi ntama muzishyire kuri gahunda mwiteguye gute ya uko twiteguye ngende ready ikaribu amarembo aruguruye muze icyo nabakorera nta kindi ni ukubabwira ngo nimukomere nta cyabaye ahubwo dukomezanye uru rugendo naho mababwira muri siko itorero rya Kristo riri mu ibanga kandi aho niho rishingiye haleluya rimwe nigeze kujya gusenga nukuri ngiye gusenga nagiye gusenga tugura n'umukozi w'Imana ahantu ntabwo yaranze nanjye sinari muzi aranyitegereza arambwira ngo mvumbwire mama arambwira ngo Imana irambwiye ngo nguhaye inkoni ugiye kuyobora ADP ndavuga ndikanga
Imana rero ngewe ntabwo nahise nihuta cyangwa se nahise numva ari ibisanzwe ndatuza, ariko menya icyo Imana ivuganye nanjye. Buriya umurimo w'Imana Didier waratuvunye kugira ngo nepo Imana ijye gusobanura iby'ibi bintu. Twarasenze, twarize amarira, mu by'ukuri twararebaga tukabona ibintu biratuyobeye. Ntacyo nari kuvuga hariya hantu, n'undi wese ntacyo yari kuvuga, ntacyo wari kubwira umuntu uwo ari we wese. Ngewe nigeze kujya mu itorero rimwe njya gusanga umushumba kugira ngo nzamugereho Didier. Yaciye ku bapampe bageze nko muri barindwi, nabwo sinamubona uko bikwiriye. Umugore waramvuga ngo ntawe uhari kandi ariho ari. Ntashye Imana irambwira ngo ukoze iki, subiraho ugende umurebe. Naramuhangaye kuri telefone. Nibaza abo bantu rero mu by'ukuri twasenze amasengesho menshi cyane, nibaza ibyo byubahira abantu bihaye kandi icyubahiro cyo ari cyo bahamagaye. Ni ukuvuga ngo bafashe Kristo bamukira munsi y'ibirenge byabo, ahubwo bagira gute bagendera hejuru ya Kristo kuko bakandagiye amategeko ye. Bituma bikongereza umujinya n'uburakari. Niyo mpamvu bagiye kugira gute, ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yitaza gukoresha Perezida wa Repubulika, mwikoresha leta yacu y'igihugu cy'u Rwanda, ntabwo byari gukunda. Yego, Imana niyo yabikoze. Yego, iyo dusomye amateka muri Bibiliya dusanga ngo Yona yaragiye kuburira i Tarushishi, ariko ageze mu nkuge ngo ashaka guhunga, ngo yagiye kuburira abantu b'inenewe ashaka kwihungira ngo igire Tarushishi, ariko ngo icyo cyose ngo ari mu nkuge ateza umuraba ibintu by'abantu babiroha mu nyanja kugira ngo bareke umuraba watuza, ariko nyuma baza kumenya ko wateje ikibazo ari Yona. Muri bino bihe tumazemo iminsi twagiye twakira ubuhanuzi butandukanye. Mu minsi yashize bati itoro rya ADPR nyamara bimeze gutya. Muri iyi minsi rero abantu bashobora kuvuga ngo nyamara uwateje umuraba ni itoro rya ADPR, ubuyobozi bw'itoro rya ADPR. Iyo bibonye kuko bino bintu ubona kuko ariwo muraba, ariwo bateje umuraba muri iyi nkuge. Ya ndahamanywa n'uwabivuze, nibyo niko binameze. Buriya twazengurutse bucece ya ADPR cyari igicumbi cy'umwuka wera. ADPR ngewe kera nkikizwa numvaga ko niba ngiye muri ADPR numvaga ko ari byo juru ngiyemo rya mbere, kuko nari nzi ko nta muroko ruhiga mugenzi we, numvaga ko umushumba ari umubyeyi wa mbese niyumvisaga ADPR numvaga ko ari ibintu bidasanzwe cyane, ko nese ngirirwa amahirwe yo kuzura umwuka wera avuga nubwo noneho ndagiye no mu ijuru. Ariko mu by'ukuri nta na kimwe ADPR niyo nyirabayazana w'ibi byose. Gute wowe bihuza gute? Kubera yuko impamvu ADPR mbivuga, nanjye ndiwe rwose, ariko kuri ADPR nabizi kandi ariko ndata ni Kristo wampamagaye. Impamvu cyari igicumbi cy'umwuka wera, nibo abantu bose bafatiragaho ikineko urugero. Mu by'ukuri nkatwe twabakozi b'Imana twakoreye Imana mbere, umuntu wese yaharaniraga yaguhamagaraga yakamubwira ati jyewe ndi umukozi w'Imana nsengera muri ADPR, uwo muntu yitagaho gufataga gukomeza, kubera yuko bari bazi ko ari twebwe gicumbi cy'umwuka wera, ari twebwe tubumbatiye amateka y'uyu mugabo witwa Kristo. Bivuze ngo rero ADPR byaje rero kugira gute, niyo mpamvu rero ubona Imana nayo none tuza kugira gute, tuza kwivamo, tuza gutandukira, twivanga n'andi mahanga, turisanisha, mbese ibintu bibazo muzana abatinganyi, tuzana bira byose birahaba, abatinganyi barahaba, ibintu byose biza mu itorero ryacu biragira gute, bidukubanaho. Icyo kintu no gihagurutse Imana, bituma Imana avuga ati nukuri Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibona nta kundi byagenda. Bivuze ngo rero ntabwo Imana iri kujya guhana amacaci cyangwa ujye guhana andi matorero. ADPR ni twebwe twari urugero rwareberagaho n'abantu bose, none andi matorero yarahari nepo, ariko ADPR yari ikintu kitonderwa. Imwe muzanye umuraba, yari ikintu kitonderwa ahantu hose watambuka kuvuga kuri umurokoro uri mu ADPR, nukuri ko Imana hagwa agaciro. Ariko baho dutambutse tuba mu muri ADPR nuko uvuga ati ni rya torero ryo kwahanuza ryananirane ryinjiza abatinganyi. Aha hantu rero ikintu cy'amano Imana cyane, twatakaje umwimerere agaciro, tugira gute dutakaza umwimerere wacu, twisanisha n'andi mahanga, bituma tumira imvi z'urutarutaru. Niyo mpamvu Imana yitwa yahereyo, kandi Imana ajya kuvuga ngo ihereye hehe? Hejuru. Urabihuza gute abantu benshi bagiye bagaruka ku ngoma ya Reverend Pasteur Ndayizeye Isayi, bakavuga ati nyamara uburyo agiyeho ntago tubwumva kimwe, ntago tubwemeranya, nyabuna ntago twe twamushyizeho, ntago toro tumwemera. RGB mukabishinja ngo Usta Kayitesi niwe umushyizeho, bafite uko babigira, ntago tumwemera, niwe utwiciye itoro. Mukumye musakuza Isayi atwiciye itorero, ari kuduhemukira. Uyu munsi nyakubahwa His Excellency Paul Kagame ejo bundi abaramusimbuje wa mubyeyi mwashinjaga yuko ari we ufatanyije na Ndayizeye Isayi kwica itorero. Uyu munsi muri kubona amerekezo, muri kubona icyerekezo
cy'umushumba wanyu noneho ari ikihe uyu munsi? Ese murabona aravaho, murasaba umubyeyi wacu, umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda wacu ureberera abanyarwanda, ese akomeze koko yinje no mu itorero? Nibwo ibibazo biratuza, murabibona gute nk'abanyetorero? Icyifuzo cyanjye cyangwa iki ntabwo nivuga ngo Izayi umushumba wacu aveho. Icyifuzo navuga ntabwo ngiye mu bintu byinshi byo kwinjira mu bintu byinshi, ariko ikintu nsaba Perezida wa Repubulika Paul Kagame umubyeyi wacu akomeze yinjire, amurike mitoroshi, akomeze yinjire murika kuko ngewe ntabwo namurika ngo bikunde, ariko atubere ku ruhembe amurike. Amurika akomeze atumurikire, niwe uzadufatira ibyemezo. Ngiye nta cyemezo nafata, ndumva nta. Ariko wasaba namusabaga icyo wasaba rero nicyo dushaka umunyetwenge. Ndasaba kugira ngo akomeze amurike. Yego. Kuko ngubu niwe uhagarariye Kristo, niwe urimo umugira gute, niwe urimo umukorera muri iki gihe. Perezida wa Repubulika rero akomeza amurike n'abafasha bamufashije. Natwe icyo tuzajya dusaba ni isengesho rizajya risunika ririya toroshi, adutorotereshereje kuko ntabwo aragera aho dushaka twebwe. Ngira ngo ikibazo numva nshaka kugira ngo se nkubazaho cyanteye amatsiko, numvise ko muri uku gufungwa kw'isengero ngo bagiye bareba bakavuga ngo insengero zashyizweho, ariko bashyiraho gahunda yo kurya iby'abakene. Baravuga bati ibi bintu ntago twakomeza kubyemera ko aba bayobozi b'amadini bivanga bakava mu mirimo yakoraga ya leta akajya no mu by'amadini bakarya iby'abakene. Ntago nigeze numva bavuga ngo yenda bahagarika insengero zifite abakristo bambara ubusa ku ruhimbi, zifite abakristo b'abasinzi. Iki ngiki ntekereza ko kiri mu mugambi w'Imana mu bijyanye n'ubusinzi n'ubusambanyi no kwambara ubusa n'ibikozasoni. Ibi byo ngira ngo ni Imana ibihana. Ese haramutse habayeho umuntu wakwemera gushinga idini ritambura abakene ibyabo, ariko abantu bakambara ubusa bagasinda bagasambana bagakora, iri dini ryo ryaba ryemewe mu gihugu rikemerwa n'Imana, cyangwa ryaba ryemewe n'Imana ariko mu gihugu bataryemera? Ndashaka kugira ngo aka kantu duse nk'abakavugaho nk'abantu basenga. Iryo torero ni naryo dushaka, iryo dini ni naryo Perezida wa Repubulika akeneye, kuko ritambura abantu bitambura abantu mu by'ukuri. Iyo urebye cyane cyane itorero ryacu rya ADEPR, mu by'ukuri leta y'u Rwanda yakomeje gusesengura isanga akeneye itorero ritambura abantu kambara ubusa. Akeneye itorero rishyigikira abantu, rigashyigikira iterambere. Mbese perezida icyo ashaka ntabwo ashaka akajagari, kubona abantu bamburwa utwabo, baribwa utwabo, bumva hagashyigikirwa bamwe abandi bagatsinda bagatsikamirwa. Mu by'ukuri arashaka kugira ngo ibintu bisobanuke, abone iterambere, abone umusaruro n'inyungu y'ayo matorero arimo kuvuga. Rero ntagashaka ibintu by'akajagari, ibintu kumva ngo mu gihugu harimo insengero ariko nta mumaro, mu gihugu harimo insengero abana babaye za marine, mu gihugu harimo insengero harimo abantu batishyurirwa mituweli kandi bose bari mu nsengero, mu gihugu harimo insengero, mbese abantu bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ibyo bintu nibyo perezida adashaka. Mbese nta ashaka ibintu by'akajagari n'akavuyo, ibyo ashaka birumvikana. Reka tujye hano inyuma ya kamera gatoya twumve igitekerezo cy'umunyamakuru. Nk'abanyamakuru tuvugane koko turebe bino bintu nk'abanyamakuru turebe. Ndeka mbaze umunyamakuru mugenzi wanje turi kumwe hano inyuma ya kamera, ese wowe nk'umunyamakuru kandi ukaba uri n'umunyamasengesho, turakuzi nubwo utari imbere ya kamera, nawe uri mu bantu bajya bavugana n'Imana, ese iyo ubonye zino sengero ubona zaje zifitiye akamaro Imana, zifite inyungu Imana? Izi sengero nicyo nabazaga mugenzi wacu muvugabutumwa, zakoze ibyaha bibiri. Bakoze ibyaha bibiri. Yego. Nuko ngo bakoze icyaha gikomeye imbere y'Imana cyo kwambara ubusa mu ruhame. Bakora ikintu cyitwa urukozasoni mu ruhame. Barangije bakora n'ikindi kintu gikomeye Imana yashinganishije, bambura abakene. Rero kubera ko bazana n'utubari mu rusengero, hanyuma kubera ko buri igihugu cyo kibayeho kubw'inyungu z'abaturage. Igihugu ntago kigeze kiza ngo kirebe yenda iby'ubusinzi n'ibindi, cyo cyarebye wa mukene uri kwamburwa utwe. Baravuga ati reka tugende turengera umukene, hanyuma Imana nayo izikurikiranira ibintu bijyanye no kwambara ubusa n'urukozasoni mu nsengero z'Imana. None se nkawe reka nagiye nkwibarize tekezo inyuma y'umuntu, turi inyuma ya kamera, turi kuganira inyuma ya kamera. Iyo urebye n'itoro ryanyu rya ADEPR, ubona amaherezo y'ingoma ya Izayi ari ayahe kugeza uyu munsi? Izayi ni umuntu nk'abandi,
Izayi ni umuntu nk'abandi, ni umugenzi nk'uko abandi bantu bose bagenda, ahubwo niba akomeza kugenda niyigendere. Ariko Izayi we ntongere no kumumbaza, ni umuntu nk'abandi bose ubona hano nk'uko n'undi muntu wese Imana yamukura hariya ikamwicaza hariya agakora ibitari byiza agakomeza urugendo. Nakomeza yigendere. Bye. Umusezeyeho. Bye. Reka twikomereze, turi kumwe n'umutumirwa wacu, uwo turi kumwe avuga ati Izayi musezeyeho ku gihe cyarangiye, arigendeye rwose, itorero ushobora kuba rigiye gushombwa n'undi muntu, ahari wenda bizagenda neza. Clarisse, twari turi kumwe no twishimiye kubana nawe, kandi tuvuze ngo Imana y'amahoro iguha umugisha kandi ikomeze kukwagura. Ndabizi ko uri mu bantu batinya ibibazo cyane, batinya kubazwa cyane, ushaka kwitangira amakuru Imana yakwihereye gusa, nta nubwo twongera kubaza humura, ahubwo tugiye kwinjira mu gice cyacu. Tugiye kwinjira mu gice cyacu cya kabiri, cyo kirimo ubutumwa Imana yagwaye gutambutsa. Ibi twari turimo ibitekerezo by'abanyamakuru no kumva ibyo kwanda kugira ngo tukubaze nk'umuntu usenga, dufashe gutanga ibisubizo ku bantu, cyangwa se n'inama ku bantu badutega amatwi. Reka tugusaba noneho usenga Imana, uko umwuka kuyobora uragenda uko nguko. Imana igumugisha. Imana ibahumugisha cyane, urabizi ko ni ibibazo cyane kandi urabizi, gahunda nawe urayizi, uriya hari igihe nzavuga sibyo nubizi. Ndacyari Zakariya. Ndacyari Zakariya, Imana ndacyari ikiragi, ariko nzavuga. Ubwo rero Imana ibahumugisha, ndashima Imana ko yongeye kunyemera kuboneka imbere y'ubwoko bwayo. Ndashima Imana ko yongeye kungirira icyizere nkaba mbonetse imbere y'imbaga ngari y'Imana ingana ntya. Ndashima Imana ko yongeye kongera kumpumuza namwe. Imana ibahumugisha cyane. Ishimwe rero tugiye kwinjira mu gice cyacu cya kabiri. Ibyo nepo yambajije mvambaza ibibazo byinshi cyane, mujye mu munsubiriza, hari binanira hari binanira, mujye mu munsubiriza namwe muri commentaire, ntakambaze cyane ariko ubundi. Imana ishimwe. Tugiye rero gusenga, hanyuma bagezeho ijambo ry'Imana. Topic yacu ni ijambo ry'Imana, kandi nje kubagaburira ibyo kurya bitunguye ndetse n'ubugingo. Ntubababura baje imbere ya data, ntubababura baje imbere y'Imana, n'ukuri umunsi urahabwa ineza y'Imana kandi urabona ineza y'Imana. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana, hanyuma mbikire gute bagaburira ibyo kurya. Utegura umutima wawe, utegura inzu y'umutima wawe. Imana yo mu ijuru yaduhana umugisha nawe, kandi Imana yo mu ijuru ku bantu mwandika commentaire, Imana ibahumugisha. Banditse commentaire abihannye, Imana ibahumugisha, kandi mukomereza aho ngaho, ntuzongere kuva mu murongo, ntuzongere gutana. Imana ije kukugirira neza. Imana ishimwe. Nta gacu ko guhinduka kajya kakugaragaraho, uri Imana iri hejuru y'ibintu byose, nta kibasha kuroba umugambi wawe. Era wire bokire stiamando jezi baba era witokere borokire, uko wari kerana n'isani kwikirikanye na kuzahora hiteka. Uri Imana yo kwiringirwa no gupfukamirwa, uri Imana yo gutambirwa ibitambo n'amashimwe, nta wakwiringiye ngo korwe n'isoni ushobora byose, nta uhanye nawe. Data wa twese, Imana idahinduka mu izina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye kongeye kutwemerera Mwami Imana kuboneka imbere y'ubwoko bwawe. Ndagushimiye kongeye kunshira inzira nka mpumuretse Mwami Imana ishobora byose, mpumeka umuka abazima avuga gukomera kwawe. Ndashima Imana yo mu ijuru ko yarinze ubwoko bwawe, warinze abakunzi b'Umusaraba TV, urinda abakunzi bakingura umutima TV. Data wa twese, Imana idahinduka, Imana y'ubutware n'ubushobozi bwinshi, wababereye Imana nk'uko waberaga Abisirayeli amagare n'amafarashi, uko niko wabereye Data wa twese ubwoko bwawe. Ndagushimiye ko warinze ababyeyi, ukarinda abakobwa, ukarinda abapapa n'abasore, ukarinda abana batoya. Warinze Data wa twese, wagiye barindira mu mpande zitandukanye, barindisha imbaraga zawe zikomeye, si uko bataca muri byinshi ngo bace mu babone byinshi, ariko muri byose ugenda barindisha ubutware bwawe, bakabona nawe muri byose izina rye rigahabwa icyubahiro. Ndagushimiye rero Data wa twese Imana ko nabahuye n'ibyago, Mwami Imana ndabizi neza ko najya kuba ku mwana wawe utagize gute, utabyemeye. Bahumugisha akomeze kubana nabo rero, senye imitima igiye kwakira ibyo kurya Uwiteka kugira ngo igubwe neza. Mwami Imana wari uyikarabiriza amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana agere ku muntu wese ugiye gutega amatwi iki kiganiro. Era wire bokire stiamando, nyemerera ubwami bwawe bugere mu mitima y'ubwoko bwawe, imbaraga z'umwuka wera zigere Data wa twese Imana zikore ku nkingi z'imitima yabo. Data wa twese Imana ntibababura baje imbere y'amaso yawe, unyemere nanjye nkubere mikoro wirangururiye, ntaboneke nepo na dede aboneke Imana ikorera muri twebwe. Unyemere uyobore iki kiganiro Kristo, ugiraho dukura kandi ugiraho dushyitsa. Icyo nshaka Data wa twese nuko ubwoko bwawe bwava mu bizirano bidatunganye, ukagabanya umubare w'abarimbuka ukongera umubare w'abakizwa. Ndagushimiye kuko uri Imana idahinduka, urakarama kuko uri Imana iri hejuru ya byose, mu izina rya Data twese bisamye by'urakoze Yesu, amen. Imana ishimwe. Imana rero bahumugisha, ndashima Imana yo mu ijuru ko ibinyemere nkagaruka imbere y'amaso ya. Narabwiye ngo nimujya mumbona imbere yanyu, mujye mugira gute, mujye mushimira Imana, uko ngewe pe kuboneka hanga ntabwo biba byoroshye,
ariko ndashima Imana kuba yambashije nkaboneka kandi mba mbazaniye ibyo data yampaye, amakuru atariho ivumbi, ni amakuru mba nakuye iwacu, ni amakuru mba nakuye mu murwa, kandi nanjye mba namushakanye iki umwete. Amajoro ndara n'ingendo ngenda wowe ntabwo wazigenda, ariko ndakwifuriza kugira ngo utege amatwi ijambo rya nyiri ijambo uvugira muri jewe, ari gutega amatwi n'utega amatwi Clarissa, aho gutega amatwi Imana ikorera muri jewe, kandi wowe kuyobora umwemerere Mwuka Wera kuyobore, kandi nukuri nkomeza kubinyiga kugira ngo mujye mukomeza mwandika mu commentaire mumpamagare icyo nshaka n'ubugingo bwawe, icyo nshaka no kugira ngo ugirane communication n'Imana, uve mu bizira, uve mu datunganye, uve mu byangwa n'amaso y'Imana, twikomereze twigira iwacu. Ese iwacu ko hahari yo kubwira ngo tugiye kugira gutengeye kumenyesha amakuru y'umurwa, yo kubwira amakuru y'iwanyu. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuririmba no muririmbyi avuga ngo ndakumva amakuru y'umurwa uri kuratagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, Haleluya, niko mvuza impundu. haleluya, Haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. haleluya, Haleluya, nagushidikanya ijuru, Ijuru hari umunezero, kandi umubabaro uba mu ijuru, umunsi umwe nzawinjiramo. Abazaba muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umunsi yeza winjiramo. N'amarira aba muri uwo murwa, n'amiruho ibayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo, ugiye kuzinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, ndi hafi kujyayo. Haleluya, ngiye kuzinjira. Haleluya, nagushidikanya. haleluya, Mu ijuru hari umunezero, ntabwo umubabaro uba mu ijuru, yewe nawe twiringiye kuzinjiramo. Haleluya, haleluya. amina, Yala wire bokiresi amando Jesi babara bikiresire. Imana ishimwe, haleluya. Imana ishimwe, nta mubabaro Yesu ishimwe, uzabayo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. yamamare. Ese wowe ukunda kumva amakuru ya? Ese ukunda kumva amakuru yo mwisi? Ese ukunda kumva amakuru ya mwene so? Imana ishimwe cyane ko nkunda kumva amakuru y'umurwa muri kure cyane hategera iki ibyago. Haleluya, haleluya. Wakanda umwana w'Imana w'intama, Imana yacu ntabwo icyubahiro, umunsi umwe nzagira gute nzawinjira. Ese wowe umunsi umwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru? Ese wowe umunsi umwe uzinjira hehe? Ese aka kanya urebe inzira uhagazemo, aka kanya urebe aho uhagaze, urebe unzira uzacamo winjira mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ndakwifuriza kugira ngo ubane n'Imana, utindane n'Imana. Imana yo mu ijuru hera wirebo yiteguye kuza kugira gute kukugirira neza. Ariko mwebwe bura nta kintu muri kubona. Yesu shimwe, uziko mbona Yesu agiye kuza, uziko numva kino kirere gitwite, uziko kirere kigiye kubyara. Uziko kino kirere gitwite. Imana yacu nidusaba. Ese wowe wicaye witekereza wumva iki? Imana yacu nidusaba. Ndagira ngo babwire ngo nukuri muharanire kugira gute kuzabayo, kuko hano mu isi dufite igihe gito cyane. Iyo mpamvu ibi byose biri kugenda biba, ibi bintu byose muri kubona ry'uruherekane rwo gufunga isengero n'ibindi. Erega Imana Yesu agiye kugira gute haje gutwara itorero. Ejabone nabwe ngo hagiye kubaho ikintu gikomeye cyane, hagiye kubaho ibintu biruhishe, hagiye kubaho intambara, hagiye kubaho akaga n'amakuba, hagiye kubaho
kuhirwa k'umukozi w'Imana nyawe. Ariko nagira ngo mbwire ngo mukomere kandi mushikame. Nagira ngo mbwire ngo wari uri mu byangwa n'amaso y'Imana, wari uri mu bidafite umumaro, ugarukira aho ngaho. Yesu Kristo aragushaka kandi aragukeneye. Tujye kwinjira mu ijambo ry'Imana kugira ngo bashe kuvugana nawe. Haleluya! Imana ishimwe. Imana ishimwe. Oh Yesu Kristo nawe Jezira birevukire sire. Imana ishimwe. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya. Yeremiya ibice 52. Yeremiya ibice 51 umurongo wa 5. Turasoma tugeze ku murongo waho wa 7. Turetse dusimbuka tujye ku murongo wa 11. Kumva icyo Uwiteka abwira amatorero. Yeremiya ibice 51 umurongo wa 5 ku murongo wa 5. Urageze ku murongo waho wa 7. Ubu hari cyangwa banze sobanura ubwoko bw'Imana. Keshi mujya mumbwira ngo negishiriza mu migani ariko njya mbasobanurira. Iherezo ry'i Babuloni 5. Nuko kuko Abisirayeli n'Abayuda bataretswe n'Imana yabo Uwiteka Nyiringabo. Nubwo igihugu cyabo cyuzuyemo ibicumuro bacumuye ku wera wa Isiraheli. Nimuhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye. Muticwa muhwe igicumuro cyaho, kuko ari igihe cyo guhora ku Uwiteka. Azahitura ibihakwiriye. 7. I Babuloni hahoze ari igikombe cy'izahabu mu ntoki z'Uwiteka. Hashindishaga isi yose. Amahanga yanyoye kuri vino yaho. Cyo cyatumye amahanga asala. 11. Nimutyaze imyambi mutware ingabo muzikomeje. Uwiteka yabyukije imitima y'abami b'Abamedi, kuko imigambi ye iri kuri Babuloni ngo aharimbure. Kuko ari uguhora k'Uwiteka, ahorera urusengero rwe. 12. Nimushinga ibendera ku nkike z'i Babuloni, mushyireho abarinzi bafite amaboko, mushyireho n'abararizi, muringanize abo kujya mu bico, kuko Uwiteka yagambiriye ibyo yavuze ku baturage b'i Babuloni akabisohoza. Haleluya! Nepo ongera dusomere noneho neza byanyabyo 5, 7, 11, 13. Hanyuma noneho mbwira ubwoko bw'Imana ndababwira batekerereze Imana igiye gukora umudugudu witwa Babuloni wanze kumva iki Imana Babuloni wahunze ukava yari. Yego. Yesu Kristo. Kuko Abisirayeli n'Abayuda bataretswe n'Imana yabo Uwiteka Nyiringabo. Ezaho ngaho turajya tugendana. Ngo kuko Abisirayeli n'Abayuda bataretswe n'Imana yabo Uwiteka Nyiringabo. Haleluya. Komeza. Nubwo igihugu cyabo cyuzuyemo ibicumuro bacumuye ku wera wa Isiraheli. Ngo nubwo igihugu cyabo cyuzuyemo ibicumuro bacumuye ku Uwiteka uwera wa Isiraheli. Nimuhunge muve muri Babuloni. Nimuhunge muve Babuloni. Umuntu wese akiza amagara ye. Umuntu wese nakiza iki amagara ye. Muticwa muhowe igicumuro cyawo. Muticwa muhowe n'igicumuro cyaho. Kuko ari igihe cyo guhora ku Uwiteka. Kuko ari igihe cyo guhora ku Uwiteka. Azahitura ibihakwiriye. Azahitura ibihakwiriye. I Babuloni hahoze ari igikombe cy'izahabu mu ntoki z'Uwiteka. Hahoze ari igikombe cy'izahabu mu biganza by'Uwiteka. Hashindishaga isi yose, amahanga yanyoye kuri vino yaho. Nicyo cyatumye amahanga asara. 8. I Babuloni haguye hatunguwe. Hararimburwa. Nimuhaborogere mushake umuti wo kuvura uburibwe bwaho. Ahari hakira. 11. Komeza ndaza gusitangisoriramo rimwe. 11. Nimutyaze imyambi mutware ingabo muzikomeje. Uwiteka yababyukije imitima y'abami y'Abamedi, kuko imigambi ye iri kuri Babuloni ngo iharimbure. Kuko ari uguhora ku Uwiteka, ahorera urusengero rwe.
nimushinga ibendera ku nkike z'i Babuloni, mushyireho abarinzi bafite amaboko, mushyireho n'abararizi, Haleluya. muringanize aho kujya mu bico, kuko Uwiteka yagambiriye ibyo yavuze ku baturage b'i Babuloni akabisohoza. Aya magambo akomeje kundyohana akomeza 13. Yewe utuye ku mazi menshi, wagwije ubutunzi bwinshi, iherezo ryawe rirageze, rihwanye n'uburakari bwawe. Dukomeze. Yego. Uwiteka Nyiringabo arirahiriye ati, nukuri nzakudendezaho ingabo zimeze nk'ubuzukira zikuvuzeho induru. Ntabwo ngo nimwakire neza ijambo ry'Imana, ariko nushaka kuryakira mu izina rya Yesu. Imana iravugana n'umurwa wa Babuloni. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo Uwiteka avuganye namwe. Imana iguhumugisha nepo. Ngiye gusoma aya magambo nyabasobanuriremo kandi nyabaciremo, kandi nukuri umunyabwenge asarure mwivye. Imana yacu nidutabare. Imana igiye gukoresha ingabo zitwa inzukira. Imana yacu nidutabare. 5 kuko Abisirayeli n'Abayuda bataretswe n'Imana yabo, Uwiteka Nyiringabo, nubwo igihugu cyabo cyuziyemo ibicumuro. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Ntabwo Imana yigeze ireka Yerusalemu, ntabwo Imana yigeze ireka itorero, ntabwo Imana yigeze ireka Abayuda, ntabwo Imana yigeze ireka abantu bayo. Haleluya. Ariko Imana yabikoreraga kwiyubahisha, yemera kubakorera biriya byose hejuru y'igicumuro cyabo. Ariko Imana iravuga ngo nukuri, ntabwo nzakomeza kurebera ubusambanyi bwawe, ntabwo nzakomeza kurebera ubwesikoro bwawe, ntabwo nzakomeza kurebera gutsikamira abana banje, ntabwo nzakomeza. Haleluya. Ntabwo nzakomeza. Imana yacu nidutabare. Yewe Yerusalemu, yewe Yerusalemu, Imana iravugana nawe aya magambo ngo ntabwo Uwiteka Nyiringabo Imana kuba yarakukoreye biriya, kuba yarakurebere vomesire, kuba yarakugira icyizere kwicara kuri iriya ntebe, kuba yarakugira icyizere ikaguha karakazi, kuba Imana yarakugira icyizere ntabwo ari uko warushaga abandi, nta nubwo ari ubwenge bwinshi, ahubwo nta nubwo ari ubwo wakiranukaga, ahubwo Imana irengeje igicumuro cyawe. Ariko igicumuro cyawe kiragenda kirakura, ntabwo wigeze ukivamo bwo yaragikomeje, bituma wikongereza uburakari bw'Uwiteka. Ntabwo Imana yigeze ite Yerusalemu, ntabwo Imana yigeze ite Buyuda, ahubwo Imana yadukomereje mu butware bwayo, iturindisha imbaraga zayo zikomeye. Ariko turanga tunanira Imana. Imana yohereje imbuzi nyinshi, ariko ntabwo twigeze twumvira Imana. Iyo tuza kumvira Imana, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo yewe Yerusalemu, yewe Yerusalemu, wowe wicaye kuri iyo ntebe, Imana yaravuganye nawe ngo nukuri. Imana iraje ije kugukina ku mubyimbi cyo watinyaga kimaze kugira gute kukugeraho, kuko wanze kuva mu bizira byawe, wanga kuva muri biriya. Muhanuzi, muvuga butumwa, mushumba nawe bishop, Imana iravugana nawe ngo nukuri. Ntabwo ari uko Uwiteka kwanga. Imana yari yakubwiriye inkoni igushyira, harimo n'abazihaye, ariko abazihaye bo bigiye gusobanuka. Ariko wowe wahawe inkoni n'Uwiteka ukayikoresha uko itayiguhaye, ukayifata ukayikubita ziriya nta mukayizivuna amagufwa. Imana irakuziye. Ntabwo Imana izavugana, ntabwo Imana izakubaza icyo itaguhaye. Bariya bihaye ibyo wereka intebe baba nta rubanza bafitanye n'Imana, kuko n'ubundi bari mu isi yabo. Ariko wowe wari waravuganye n'Imana, ukanyuranya n'ubushatse bw'Imana, ukakora ibijyanye n'ibyo Imana itakubwiye. Muhanuzi, muvuga butumwa, ukajya kuvuga ibyo Imana itagutumye, ikagutuma kubwira abantu, ukagenda ukabwira abantu amahoro. Amahoro y'umunyabyaha ari hehe? Imana irakuziye. Imana kandi ni wowe wiziye. Yerusalemu, Imana iravugana nawe. Haleluya. Imana yacu nidutabare. Ngo kuko Abisirayeli n'Abayuda bataretswe n'Imana yabo, Uwiteka Nyiringabo, nubwo igihugu cyabo cyuziyemo ibicumuro. Ntabwo Imana yigeze itureka. Imana iradukunda. Uzi ko nanisa Imana ikicaye ku ntebe, ariko ubundi mwetse kwihagarara. Mwaratse kwihagarara mukaza mukambara ibigunira, mukegerana n'Imana, mugasanga Imana, mukemera ibicumuro byanyu, mukemera ko mwariye intama, mukemera ko mwazinyunyuje, mukemera buriya bwesikoro bwanyu, mukemera ko mwatandukiriye, mukemera mukava mu bizira byanyu, ukava mu busambanyi, ukava mu kubeshya, mukava mukareka zirangeso zanyu mbi, mukera kwiteka Imana atabagirira neza. Uzi ko Imana ikicaye ku ntebe imbabazi. Haleluya. Imana yacu nidutaba. Yewe Yerusalemu, we murwa w'Uwiteka urababaje, ariko icyamba. Imana yacu nidutabare. Haleluya, haleluya. Yego. 6 nimuhunge muvi Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye. Muticwa muhowe igicumuro cyaho, kuko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka.
Haleluya, haleluya. Imana irakubwira ngo nimuhunga muvehe ivi Babuloni. Se wahunze ukavi Babuloni. Wa musore wahunze ukavi Babuloni. Wavuye mu bizira byawe, wavuye mu busambanyi, wavuye mu kubeshya, wavuye mu bwesikoro, wahunze ukavi Babuloni. Kwi Babuloni hasigaye igihe gitoya Uwiteka akaza kuharimbura. Wavuye Babuloni, wavuye mu Babuloni yo kubeshya, wavuye Babuloni yo kwesikora, wavuye mu Babuloni y'ubusambanyi, wavuye mu Babuloni yo businzi, wavuye Babuloni yo kwanga mwene so, wavuye Babuloni watandukanye n'uriya murozi, watandukanye n'ishiriya nshuti mbi, wavuye Babuloni ukava mu bidatunganye, ukava mu bizira byawe. Kwi Imana yo mwijuru ivuganye nawe, kwi Babuloni haziye, Babuloni ije kuhareba, watandukanye n'ishiti y'umuvumo. Ishiti y'Ibabuloni yo mugendana nawe uba nkawe. Iyo ugenda n'ishiti ya Babuloni nawe uba Babuloni. Imana irakubwiye ngo itandukanye n'ibizira, itandukanye n'abasinzi, witandukanye n'indaya, ngo ntabwo areka iriya nshuti yawe iriraje. Imana ije kuguhanana nayo, Imana ije kukurimburana nayo. Imana irakubwiye ngo wakwitandukanyije n'ibizira, ukitandukanya n'uriya murozi. Niba abantu 10 15 30 bavuga kuri muntu aroga, ukakomeza ukagendana nawe, Imana irakubwiye ngo wakwitandukanyije n'ibizira. Wavuye mu busambanyi bwawe, wavuye mu kubeshya, wavuye mu bwesikoro, wa mukobwa wahunze, wa musore wahunze, nyamara wahunze. Ibi bintu tubibabwira buri munsi, ahubwo mujya mwemera uko byabagezeho. Wavuye mu bidatunganye, muhanuzi muvuga ubutumwa ndetse kubeshya. Pastor Mushumba wavuye mu byubahiro, ose mu byubahiro biracyahari. Nta byubahiro bikihari. Ibintu byamaze gusobanuka. Icyubahiro cy'Uwiteka Imana yera Israel. Wavuye mu cyubahiro cyawe, wavuye muri ayo makote, mwavuye mu bidatunganye, nyamara mwavuye Babuloni. Mugahunga umujinya w'Imana ugiye gutera. Imana irakubwira ngo uyu munsi wunga, uve mu bidatunganye, uve mu byangwa n'amaso y'Imana, uve mu kubesa, uve mu kwambura, uve mu bese uve muri biriya byose bya gutandukanya n'urukundo rw'Imana. Uko Imana irirahiriye iravuze ngo Babuloni nta kizabuza kwatambuka. Imana ije gutambuka mu mugabo w'iki w'Ibabuloni. Ubanza ureba uhagaze aka kanya, ubanza ureba situation uhagazemo, ubanza ureba ninde, eshishiti ndyanana nayo ninde, ese uwo tugendana mu buzima bwanjye bwa buri munsi ninde. Ubanza urebe, ubaze Imana mwene so muri kumwe, ubaze Imana atasi umukobwa turi kumwe ninde, ubaze wa mukobwa waze umusore atesemana, uyu musore tujye kugendana ninde. Wa mubyeyi ubaze mubyeyi mugenzi wawe mu ishiti yawe, waze tse Clarissa ninde. Wa mugabo waze mugabo mugenzi wawe mbese ninde. Yigo hari n'abashumba bafite inshuti z'umuvumo zibi cyane, bamwe bagiye batakaramo kubera kugenda kubashuka. Ugasanga umushumba mwabwe mushumba ariko ngo ngewe waburango mfashwa ruko nanywe yakana. Buriya ari ajamba kubwiye ejo nawe uzagenda ukanywe, afashwa ruko yanywe yakana. N'iryo nshuti zose mugira gute muzirukane muziva mu buvi Babuloni. Uwo niwe Babuloni, uwo niwe mu rwo Uwiteka avugana nawo. Babuloni ntabwo ari igihugu Imana ivuga n'inzu y'umutima wawe. Ubanza urebe wamurwa we, kandi nawe wamurwa we haratsari ibyiringiro ko uyu munsi wava mu bidatunganye, ukava mu bidafite umumaro, ukava mu byangwa n'amaso y'Imana. Haratsari ibyiringiro yuko Uwiteka Imana ishobora byose akakanya kugirira imbabazi. Hele wire bokiresi yamando Jezi babara bikiresire. Ibi tubabwira ntabwo tuzareka kubivuga kugeza igihe ubwo Kristo azaza gutwarira itorero. Nzavuga kuzageza igihe azazira, kubera yuko misiyo yanjye ni ukubabwira nkigendera. Uwampamagaye ni uzampemba kandi uzampingorana zikwiriye abihaniye. Imana yacu ni dutabare, Imana ishimwe. Yewe Babuloni murwa wamva yanze kumvira Imana, yewe Babuloni murwa, yewe Babuloni we, yewe Babuloni. Impamvu Imana ivugana na Babuloni niwe yayihamagaye. Babuloni Imana impamvu kuvugira kuzi, irakuzi niyo yaguhamagariye muri korari, irakuzi niyo yaguhaywa n'ubushumba, irakuzi niyo yaguhamagaye iragutoranya, ikugira umuvuga butumye, ikugira umuhanuzi. Irakuzi Imana Babuloni, ibyo wacamo byose, ibyo wakora byose. Cyagiye umaze kwamera Yesu Kristo kwa kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ni wowe murwayi witwa, ni wowe murwa Imana ivugana nawe. Wavuye mu bidatunganye ukava mu bidafite umumaro, ko Yesu aje kandi bidatinze. Yesu Kristo araje, Yesu Kristo araje kandi naza ntabwo ari buceceke. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nimuhunga muvi Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa muhowe n'igicumuro cyawo, kuko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka. Azahitura ibihwanye, azahitura ibihakwiriye. Yemwe bwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba, wa mukobwa wakije amagara yawe ukava mu busambanyi, wakije amagara yawe ugahunga, ariko ubundi mwahunze mukava muri uwo murwa wananiranye, ugatandukana n'ibigirwamana, ugatandukanya n'ubwami bw'umwijima, ugatandukana n'abarozi, ugatandukana n'abapfumu, watandukanye nabyo, watandukanye ukava Babuloni, ko wikongereje umujinya w'Imana. Imana irakubwiye ngo yewe Babuloni nimuhunge muvi Babuloni, va muri uriya murwa wanze kumvira Imana, va muri uriya murwa wigize ibyigenge, va muri uriya murwa udahugurwa, va muri uriya murwa utumvira ijwi ry'Imana, va muri uriya murwa wananiranye, va muri uriya murwa wahishyize hejuru. Uhungu uvemo, niba ari n'itorero uhungu rivemo, ibinona bitagenda neza
usabanuza Imana, uyisabanuza inzira, Imana iragucira inzira. Imana irakubwiye ngo kiza amagara yawe wa mukobwa we, kiza amagara yawe wa musore we, kiza amagara yawe wa mubyeyi we, kiza amagara yawe yewe Yisiraheli we, kiza amagara yawe, kuko Imana ije guhora inzigo, ije guhora inzigo. Nta kimana itavuganye n'uriya murwa. Yarazindutse mu gitondo iravuga, nawe ubwawe yarawisangiye, hari ku murwa wanga kumvira Imana. Imana iravugana nawe akakanya ngo vamo hunga, Babuloni umurwa ugiye kurimbuka. Imana iraje, Babuloni mvuga n'inzu yanze kumvira Imana, niyo nzu y'umutima wawe yuzuye igomwa, yuzuye ibyaha, yanze kureka, yanze kurekura, yisize hejuru, yikakaje. Uwo ni wo murwa wa Babuloni Imana ivuga. Imana irakubwira ngo rero yewe muntu uri muri uwo murwa, hunga udapfa, ukiza amagara yawe, kuko Imana izi uwo murwa. Yesu Kristo heyala wirebo Jesus baba rabikire sire. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Karindwi. I Babuloni hahoze ari igikombe cy'izahabu mu ntoki z'Uwiteka. Murumva ukuntu uyu murwa wari ukaze nepo? Didiye, uyu murwa urawumva? Uyu murwa ngo hahoze ari iki? Wahoze ari igikombe cy'izahabu mu biganza by'iki? Nawe reba ariko mwami w'abami, hita usubiza amaso yawe inyuma, mukobwa we, wa mubyeyi subiza amaso yawe inyuma, wa musore we subiza amaso yawe inyuma. Ye baba we, bega ijambo rinjyoheye Mana we. Imana ishimwe. Banza usubiza amaso yawe inyuma, urebe kuguhamagarwa kwawe. Reba ukuntu ugihamagarwa. Ngo sinzibagirwe igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri je, abahuwe nzamuririmbira, zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Igitangaza, n'igitangaza, n'igitangaza, ubwo nawe agakiza kubona. Haleluya. Igitangaza, n'igitangaza, yewe umunyabyaha wagakiza mu magana menshi y'abanyabyaha, yanoranije mu ngo mbishutiye, none mu mutima wanjye wuzuye ishimwe, nshimira umukiza wanjye. Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ngo yewe Yerusalemu, kera ugihamagarwa iyo ndirimbo nta muntu utayizi uyiririmba. Ukimara kwemera ko Kristo akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, Yesu Kristo avuganye nawe ngo wari igikombe cy'izahabu mu biganza by'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ibuka guhamagarwa kwawe wa mupasiteri we, ibuka guhamagarwa kwawe wa mushumba we, ibuka guhamagarwa kwawe wa muvugabutumwa we, wa muhanuzi, ibuka guhamagarwa kwawe wa mukobwa we, wa musore, ibuka guhamagarwa kwawe muri korari, ibuka guhamagarwa kwawe yatalawe Jezi mwivuga butumwa. Ibuka kugira gute guhamagarwa. Imana yacu nidutabare. Ibuka guhamagarwa kwawe mu itorero, ibuka guhamagarwa kwawe. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ibuka guhamagarwa kwawe. Haleluya. Imana ishimwe. Kera wahoze uri igikombe cy'izahabu mu biganza by'Uwiteka. Imana ikwivuga Didi. Imana ikubwira ati mwana wanjye agenda uvuga gutyo, ukavuga ko Imana igutumye. Imana ikubwira ati genda uyobora ubukumbi wanjye, ukayobora nk'uko yagutumye. Ukamenya ko mu itorero hari abapfakazi, ukamenya ko mu itorero hari imfubyi, ukamenya ko mu itorero hari umuntu wasohoye mu nzu, ukamenya mu itorero ko hari abantu batishyurwa mituweli. Uzi kera ugihamagarwa buriya ntabwo ubizi. Ariko Uwiteka ishobora byose, Imana ya Isiraheli yumiwe kano kanya. Kera wari amaronko y'Uwiteka, kera wari amaronko y'Imana, ariko uyu munsi ureba uhagaze aka kanya. Imana yacu nidutabare. Aka kanya ureba uhagaze, numara kureba uhagaze ugire gute ugarukira aho ngaho. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Karindwi tuhavuyemo ngo twashatse gukiza i Babuloni, ariko ntibyashobotse. Nimuhareke kandi umuntu wese asubire mu gihugu cy'iwabo, kuko urubanza rwaho rwageze mu ijuru, rwarazamutse rugera mu kirere cyo hejuru. Imana yacu ntabwo icyubahiro. Urumva i Babuloni ibirego bahareze Didi ngo byarazamutse bigera he imbere y'Imana. Ariko none murabaza ngifengero zarafunzwe. Ese icyo muwazane giki? Ibirego by'i Babuloni byarazamutse bigera imbere y'Imana iri hejuru y'iki ya byose. Abapfakazi bazamuye ibirego, imfubyi zizamura ibirego, abakene bazamura ibirego, abatagira shingiro bagira gute bazamura ibirego. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, imanutse guhuza guhora inzigo yuko banze kumvira Imana. Kera wowe Babuloni wari amaronko imbere y'Imana. Imana iravugana nawe amagambo ngo wari igikombe cya zahabu, isi ngo yose nepe ngo yakimweraga igasinda. Ye babu uzi ijambo bari bafite, uzivuga butumwa ryari riri muri bo, uzi ubuhanuzi bari bafite. Imana yacu nidutabare. Uzi buryo ukuntu reba buryo ukuntu afataga mikoro, abantu bose bakikubita hasi imbere yawe bitewe n'ikiri muri wowe. Ubanzure bakakanya uko bimeze.
haleluya ngo kera ngo mbese ngo isi yose yumvaga ijwi ry'uyu murwa ngo rigasinda haleluya ngo bagabaga isi yose igasinda igasinda umwuka wera izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro none Imana yo mu ijuru imaze kuvugana natwe ngo ibirego byarazamutse bigera imbere y'Imana ibirego by'abapfakazi byarazamutse ibirego mbese ibintu byarivanze amafaranga y'abakene bariye amafaranga y'abapfubyi bariye amafaranga y'abatindi bariye ibyo byose ngo byarazamutse birazamuka bigera imbere y'Imana ngo Aburahamu abwira Uwiteka ngo Uwiteka ngo mbese uyu murwa habonetsemo umuntu umwe wawurimbo Imana ibwira abana Aburahamu hamanutse nkabonamo umuntu n'ukuri mu gasi nawurambura Imana ibirego by'Isodomu ngo byizamuka uriya munsi biragenda bigera imbere y'Imana Imana yo mu ijuru ngo ibwira Aburahamu ati mwana wanjye ngewe ubwanjye nzimanukira nza nirebera Imana yari imanukiye Nepo ntacyo abantu bakirirwa bavuga Lidiya Imana yagize gute yari imanukiye yaje kureba ko ibyo Sodomu baharega ari byo isanga kuko bikwiriye isanga kuko bimeze gutyo Imana iravuga ngo rero reka nikorera akazi kanje kuko ibyo baregaga abakristo ibyo baregaga abashumba ibyo baregaga abapasitoro ibyo bavuga butumwa ibyo barega abahanuzi nasanze ko kagize gute ari byo ibyo barega abahanzi ba muri iyi minsi ibyo barega abahanuzi Imana iravuga ngo sanze ari byo reka nzereje zirebere vomesire njye ubwanjye nikorera akazi ndashima Imana kwiri mu kazi ntabwo nishimeje ko insengero zafunzwe urusengero rwanjye ruracyakora kandi ruzakomeza gukora kugeza igihe nyirarwo azaza hela wirebo komeza gucungana rwo kugira ngo mbashe kurukoramo amasuku kugira ngo naza zasanga hagize gute hakeye Imana yacu nidutaba haleluya haleluya Uwiteka yagaragaje gukiranuka kwacu nimuze tumenyeshe Isiyoni umurimo w'Uwiteka Imana yacu nimutyaze imyambi mutwaze ingabo muzikomeze Uwiteka yabyukije imitima y'abami b'Abamedi kuko imigambi ye iri kuri Babuloni ngo aharimbure ariko Babuloni uzageza ryari nta gihe tutakubwira nta gihe tutazakubwira Imana yacu ntabwo icyo Imana agiye kwihagurukiriza abakomeye kandi koko yaranabahagurukije Imana ihagurukije abami ari baba bakomeye irabahagurukije kugira ngo bagire gute baje kurwanirira Imana Babuloni wahunze Babuloni wavuye mu bidatunganye wavuye mu bidafite umumaro wamurwaye wananiranye wavuye mu bidatunganye Imana yacu nidutabara umuntu wese nirinde ku giti cye kandi umuntu wese yigenzure numara kwigenzura ugasanga umurwa wawe wamaze kuyanibika ibizira wamaze kwimika ubusambanyi wimika ubujura wimika inzangano wimika amarozi wimika ariko Nepo uzi ko mu nzu y'Imana ariho basigaye baroga ejo hari umuntu twaturi kumwe ambwira umupasiteri baroze bagambaniye akarogo ari we hari warugiye kurebera vome ntabwo mvuze byinshi ndatangara ndumirwa abadiyakoni bamukurogeye icyayi barakinywa neza ngo agiye kugira bafata amanuze amatasi barasimburanya yarakimwe ntihagurutse aho ngaho Imana yacu nidutabara ndagira ngo mbabwire ngo ikizira cyamaze kwinjira hera haragaze kugira ngo tube maso kandi dusengeshe umwuka iteka umuntu wese yirinde uko ari Imana yacu nishimwe wamurwaye wananiranye wamurwaye wanze kumvira Imana nyir'ubutwara ariyiziye ahagurukije abami ahagurukije abakomeye kugira ngo baze barwanirira Imana ntabwo Imana uzayibana imanuka mu bwami bwo mu ijuru izaca mu bakomeye ice mu batugize gute mubatiyobora yikorera akazi kayo kuko mwebwe mwanze kugira gute mwanze kumvira Imana ngibirego by'Ibabuloni byarazamutse bigera imbere y'Imana ishobora byose Imana turavuga ntimwumva ariko Imana bangureka nirurukire ndebye abana banjye nabatumye ko ari byo Imana irurukira iza kwikorera akazi Babuloni wamurwawe ubanza wisuzume uyirebe ubanza urebe bizira byawe numara kuva mu bizira byawe nukuri akanya aracyari imbabazi z'Imana uyu munsi Imana yaremye bitari izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro wowe rero utuye muri umurwa witwa Babuloni hungu udapfa kiza amagara yawe reka ubusambanyi ureke kubeshya uve mu byangwa n'amaso y'Imana kera wari amaronko y'Imana wibuka umuhamagaro wawe wibuka uko wahamagawe wibuka uko watoranijwe ukimara kuzamura ukuboko kw'iburyo ngo nemeye ko Yesu Kristo mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye uriya munsi wagiranye igihango gikomeye n'Imana ndagira ngo uyu munsi ube maso kandi nanjye mbe maso kugira ngo uhabwe Jezebel Vomesire ubutabazi uve mu byangwa n'amaso y'Imana uve mu bizira wa mukobwa we uve mu bidatunganye uve kuko kuzimu yarazamutse imbaraga ziza kumenagura bera zarazamutse ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi uretse kandi namwe mwaturire kureka mwihanire kureka uve mu bintu bivuyemo muve Babuloni muhunge nta gisigaye Yesu araje kandi elawirebo Jesus babarabikire sire Yesu araje kandi Yesu naza ntabwo ari buceceke naza ntaceceka Yesu naza ntaceceka ubwira Imana wa mukobwa wavuye Babuloni wa musore wavuye Babuloni akakanya ubwira Imana wa mukobwa wa mubyeyi we uyibwire ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo Mwami Yesu ndifuza kurimishurira kugira ngo menye uko nkwiriye
kwifata mwami ejo ntazavaho nibeshya ubugingo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo mwami Yesu ndifuza kubirya kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata ejo ntazavaho nibeshya ubugingo. Haleluya! Wa mukobwa we, wa musore, wa mubyeyi we, uyu munsi nuva i Babuloni ukava mu bizira byawe, ukava mu byangwa n'amaso y'Imana, mukareka gukuramo inda, mukareka gusambara, mukareka kubeshya, mukava muri biriya byose bidatunganye, mukava mu kugambanirana no kuroga, mukava mu bizira byanyu, uwegerane n'Imana uyibwire ngo mbese Mana, ese izina ryanjye ryaba ryanditswe mu gitabo, ubwire Yesu aguhishurire niba ririmo, ejo utazavaho wibeshya ubugingo. Imana yacu nishimwe cyane, ndakubwira nanjye nibwira buri segonda buri munsi mbaza Kristo ngo mbese Kristo mubyeyi wanjye, mwami wanjye, mbese izina ryanjye ryaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ese aka kanya urabwira Imana ute? Ese urabwira Imana ute mu kibazo? Ese aka kanya urabaza Yesu gute? Aho ntumubaza urubyaro, aho ntumubaza amafaranga, aho ntumubaza ubutunzi, aho ntumubaza visa. Ese urimo urabaza Kristo ngo iki? Urimo uramubaza visa ya Amerika? Ese urimo uramubaza visa y'Ubwongereza? Ese urimo uramubaza ngo iki? Urimo urabaza ngo mbese Kristo izina ryanjye ryaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Nusanga iryo zina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo urahabwa iyo visa. Nusanga Elawirebo, nusanga iryo zina, ariko niba izina ritanditse mu gitabo cy'ubugingo naho wabona visa, Gehinomu iragutegereze. Imana yacu nidutabare, Imana yacu nishimwe, Imana yacu niduhana umugisha. Yesu Kristo nashimwe cyane. Iri ni ryo jambo rya nyiri jambo Imana iduhaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo kera twara amaronko imbere y'Imana, twari igikombe cyazaho mu biganza bya nyiri jambo. Imana iravuga ngo isi yose yajyaga inywera kuri icyo gikombe igasinda didi. Imana yacu nidutabare. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Uwiteka akomeze kubahira muri byose mu izina rye. Imana ishimwe. Ubaze Imana aka kanya nanjye uyibaze ngo mbese ko namaze kuva mu bidatunganye, ko namaze kureka ubusambanyi, ko namaze kureka ubusinzi, ko namaze kureka ishyari, ko namaze kureka inzangano, ko navuye mu byangwa n'amaso y'Imana. Ubaze Imana ngo mbese izina ryanjye ryaba ryanditswe mu gitabo. Ubaze Imana ngo mbese ndifuza kuri imishurira. Ubaze Imana yongere guhishurire, yongere gukore ku maso. Ubaze Imana ngo mbese Mana, izina ryanjye ryaba ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi baze Imana nanjye mbaze Imana. Imana yacu niduhana umugisha, ariko ngo ibirego by'i Babuloni byageze imbere y'Imana. Imana irirukira irugira gute ikoresha abakomeye kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana yacu nishimwe cyane. Imana ishimwe rero. Ntabwo nava imbere yanyu ntavuze amayerekwa. Ngewe ndi umuhanuzi w'Imana, wabyemera utabyemera, data yarampamagaye kandi arantuma, kandi nzi neza ko nkiri mu isi nzabona ingororano ze, kandi nongera no kwa data. Imana ishimwe. Imana ishimwe rero. Ndagira ngo mube maso kandi mwirinde iyi Satani n'abadayimoni bari kubahiga ku manywa na nijoro. Muri ryo ngo muhore mwiteguye kandi musenge, kuko mutazi umunsi n'igihe umwanzi wanyu arabahiga. Umwanzi wanyu arabahiga nk'uko intare inomera cye mu ishyamba. Imana ishimwe ngo hagiye kuza ibihe bitera ubwoba, ari mu isi, abari mu isi mwese mwire gute, nimwihane mube maso, mube byangwa n'amaso y'Imana. Nagiye kubona mbona kuzimu yarazikutse, nagiye kubona mbona kuzimu hagize gute, hararangaye. Ariko mwebwe mwagiye musenga Imana disi kabakora ku maso. Uzi ko burya Imana iyo ukoze ku maso uhita umenya aho uhagaze. Uzi ko burya Imana iyo ukoze ku maso uhita umenya inzira yo kugendamo. Nagiye kubona mbani kuzimu hararangaye, ntangazwa nuko njyewe nigereye gutya, nari mpagaze ku marembo yaho harangaye hareba. Nagiye kubona mbona ni nko kureba, ni nko kumuntu ese munageranya nk'ikira, ni nko gufata akantu ukayura nk'akantu kagashashi ugahita ubona n'isi yose. Ubundi kuzimu naho haratura, hari abadayimoni benshi, sinavuga ngo nabantu kuko si abantu, ntabwo ari abaremwe, ni abadayimoni kuko bamaze kurebera formasire, bamaze gutakaza ibyaremwe, bamaze gutakaza icyitwa ubumuntu. Imana yacu nidutabare. Ikuzimu mbona harafungutse, ndebyeyo ubwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba. Ndagira ngo babwire ngo mwirinde bavuga butumwa, bahanuzi mwiyata, bashumba namwe. Nagiye kubona mbona kuzimu, nahabonye abavuga butumwa, mpabona abahanuzi, mpabona abapasiteri, mpabona abavura n'abashumba, nahabonye n'abahanzi. Imana yacu nidutabare. Ubwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba. Iyo mudayimoni nimuzenguruka mu gihugu cy'u Rwanda urimo utanga amafaranga, utubura amafaranga, ajyanye benshi. Ni uyu uhagarariye. Hari umugore bakorana ntavuze izina, kandi nzi neza uzwi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nabonaga ari umufitiye mikoro.
nabonye izo mikoro zaragiye zamburwa abakozi b'Imana, zamburwa abahanuzi, zamburwa abavuga butumwa n'abapasiteri, mbona izo mikoro bazikorejemo mikoro imwe. Iyo mikoro uwo mugore niyo yarangurira avugiraho, iyo mikoro yarangurira yivugiraho, zambaraga zigeta ziza zikamenagura babandi bari hano mwisi, ugasanga ibintu byayoga. Imana irambwira ngo nimusenge kuko mwarasabwe, hari imbaraga zaje kumenagura imbaraga zabera. Imana irambwira ngo benshi muri mwe bamaze kugenda ariko ntabwo muzi, ariko Yesu arambwira ngo uri maso, agiye kurebera Vomesire kugendana nawe. Imana irambwira ngo nukuri ikuzimu bafite inama zo ku bantu bahagaze. Imana irambwira ngo yewe muvuga butumwa muhanuzi, yewe mushumba mupasiteri uhagaze, wirinde usaba Imana izindi imbaraga, kuko imbaraga zamutse n'imbaraga zifite ubutware n'abaziherekeje, kandi barimo barakorera muri iyi si igenda, barimo baragenda bakora. Nagiye kubona mbona yajyanye abantu benshi cyane. Imana idutabare. Bene datangaje bundi nari ndimo mvuga kuri musaza wacu witwa Mbonyi ndetse na Sabe, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko Imana iri hejuru ya byose. Umuryango wa Mbonyi Israel, ndagira ngo mbabwire ngo mumfashe abantu baza umuryango we, abantu baza umuryango wa Israel Mbonyi. Mu byukuri mwamfasha, ngewe kubwanjye numva nifuza kuba nabonana n'umuryango we, haba ari mu babyeyi be cyangwa se mu bavandimwe be bavukana. Numva uwampango nkure nabo kugira ngo basi tugire isengesho dusengera uriya muvandimwe, uriya mwana wabo Mbonyi cyangwa se umwana wacu muri rusange. Ndagira ngo babwire ngo nagiye kubona mbona Mbonyi Israel yari yambaye ingofero y'urugara nini cyane y'igikinga cya hose, yambaye ikote ry'umukara, yambaye n'inuza n'ipantaro y'umukara, yambaye n'ibikweto birebire, ntabonaga ukuntu byari biteye ubwoba. Yari afite agakapo mu ntoki, tudukapo batwaramo amadokima, agafite gutya. Yatambutse aho ngaho kuko nawe narahabonye agitambuka. Nagiye kubona mbona hari imbaraga zimukuruye. Hera wirebo Kristiya Mambo, bene data nshuti z'umusaraba, bakunzi ba Mbonyi Israel, mu musengere mutisengesheje, ababyeyi be basenge, abamukunda n'abakunzi be birirwa bandika amakomantere ngo muramukunda, musenge mu musengere, kandi ntabwo mu musengere mufite ibyaha. Mwanze muve mu busambanyi, muve mu bidatunganye, muve mu byangwa n'amasemana, muve mu muri amarari yanyu, hanyuma musengere umuntu w'Imana. Imana yo mwijiri mukure muri uriya bwami. Hari imbaraga zigenda zimuproteje, uko agenda zigenda zimukamura. Imana irambwira ngo nimusenge cyane kugira ngo ahikure. Ntago byoroshye bene data, ntago byoroshye. Hari undi mwambaro bamwambitse, hari indi shusho bamwambitse, kandi iriya shusho iri kugenda cyane imwangiriza, iri kugenda cyane imutsikamira, bigatuma ubuntu w'imbere agenda arushaho cyane. Hera wirevo gutandukana n'umucyo w'Imana. Imana irambwira ngo musengere cyane. Nabonye atambutse muri uko kuko nge nari ngihagaze ku muryango harangaye, ariko ntumbwire ngo nakomeze gukurikirana abavuga butumwa n'abandi, kuko Imana yambwiye ko izo mbaraga zazamutse kandi zirimo zirakora ku manywa y'ihangu. Nabonaga yarajyanye abantu benshi. Uyu muntu wita ngo ni ntago muvuze inda mwese muramuzi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo yajyanye abantu benshi. Mbega abantu yajyanye, mbega abantu bari kuzimu. Imana ni dutabare. Nabonaga inyuma ya Mbonyi Israel hari imbaraga zirimo zigenda zimugira gute, zigenda zimukwega. Imbona nawe arushaho cyane kujya yatera intambwe, ariko zikamurusha imbaraga bitewe yuko ari mu bwami bw'ubwo bwami bwinshi. Imana irambwira ngo dore ni hari yari, kandi izo mbaraga zamugizeho ubasha cyane, zamuteje ibintu byinshi ntabashe kuvugira kuri kamera. Ndagira ngo babwire bene data nshuti z'umusaraba, Israel Mbonyi, Imana yo mwijuru ntabwo yamureka, ariko namwe mu musengere, kuko hariho kuriganywa. Satani ashaka kumuriganya, akariganya ubugingo bwe, akariganya uriya mwana, umuntu wavugiye Imana, umuntu wasenze Imana. Imitima yabeshe yarabahotse, abantu benshi bese ibihimbano bituruka muri we ni ibitangaza gusa. Ntagira umuntu ushyira komantere. Sawuli yakoreye Imana imyaka 36 iraciwe ku ngoma. Sawuli ibyo yakoraga byose byarashimwaga icyo gihe, yaraciwe ku ngoma. Imana yarabicecetse, ariko mugira amahirwe yo kugira ngo Imana ihishura ibyo bintu, ihishura iby'umugaragu wawe. Mbonye Imana iramukunda cyane, kubera ko itamukunda ntabwo yagira gute, yamubera amaso kano kageni. Imana yacu ni dutabare, imiryango ye, ababyeyi be, inshuti ze, abavandimwe be, namwe ngo mwitamuna abakunzi be. Ndagira ngo mbabwire ngo musenge, kandi umusengera ni umuntu ukiranutse wavuye mu byangwa n'amaso y'Imana, kugira ngo isengesho ry'uwo muntu rizamuke rigera imbere y'Imana, ibere Imana imubavuha neza, hanyuma Imana igire gute, yirukire muri gosenge tugire icyo ikora ku mugaragu wayo. Imana yacu ni dutabare. Ikindi nagiye kubona mbona ku bantu barimo bisiga amavuta ngo atukuza, bene data nshuti z'umusaraba, nagiye kubona mbona Imana inzaniye umuntu w'umugore imbere yanjye, guhera muri iki gitwariro cy'umutwe kugeza ku birenge. Mbona ari umutuku, yaragiye atukura ahantu hose. Imana irambwira ngo dore ndabamanukiye. Nagiye kubona munashesha umubiri wose ibiheri, bene data nshuti z'umusaraba, usibye no kwishimisha ururyo yagikoraga gihita gitonyoka. Imana irambwira ngo hari indwara y'ibyorezo yohereje ku bantu bagiye bitukuza, yohereje ku bantu bagiye bisiga, ngo niba ngo ari mukorogo ntago mbizi, ariko ayo mavuta mwebwe murayaza bayisiga. Ariko nagira nkubwire ngo Imana irakumanukiye. Imana yambwiye nk'urwo ruhu
yewewe Imana irambwiye ngo igiye kuguteza ibibembe nk'ibyo yateje abanyegiputa ugiye kubemba ubikizira mbese abantu bose bajye bakureba bagutinye udumweho n'isazi. Imana yambwiye ngo ubwo n'ubwibone bwarenze ubwibone. Imana yambwiye ngo irakumanuke wa mukobwa we nabonye n'abagabo bitukuza ndatanga ariko mu by'ukuri wenda abagore da ariko nabona ibyemewe Imana irababarukiye ariko kugira ngo ubundi koko umuntu w'umugabo yitukuza kugira ngo bizende bite. Imana yacu ni dutabara. Imana irambwira ngo irabamanukiye igiye kubateza ibyago 7 muri ibyo byago 7 igiye kubateza harimo n'ibibembe ugiye kubemba wa mukobwa we ugiye kubemba wa musore we ugiye kubemba wa mugabo we. Imana igiye kubateza ibibembe by'ubwo bwibone bwanyu ahari ubwiza hagiye kubemba ahari ubwiza hagiye kunuka abantu bose bajye bagenda bakwinuka. Kandi Imana yambwiye ngo ntabwo izagarukira aho ngaho ntaho uzabikirizwa nta mudogiteri uzakuvura nta rushinge ruzakuvura. Imana irambwiye ngo irakumanukiye wa mwibonewe irakumanukiye yiraje. Imana irambwira ngo ntabwo iri buceceke. Imana yacu ni duhana umugisha kandi Imana yacu ni dutabare. Muri iyi minsi nta biryoshye ngiye data ari kumwe kandi ndibona nta n'impamvu ni Imana irakumanukiye ariko murabona tubaye kitwe umubona twe ngo turi ibikarango ngo nta bwenge tugira ibintu bw'Imana burampagije. Haleluya. Amavuta y'Imana agize gute araduhagije. Imana yacu ni dutabare habwirwa benshi akumva bene. Nagira kubwira ngo ugarukira aho ngaho bamurwa witwa Ibaburoni kungu udapfa kiza amagara yawe wa mukobwa we kiza amagara yawe wa musore we kiza amagara yawe wa mubyeyi mushuma mpaseri kiza amagara yawe muve muri uyu murwa ugiye kurimburwa n'Uwiteka kuko uyu murwa Uwiteka arawuziye kandi uhagurukiwe n'abakomeye kuko Imana ntibitumye. Va muri uwo murwa uhunge uve mu datunganye no mu dafite umumaro. Muryango wambonye Isiraheli mbonye mumubere maso musengere mwegerane n'Imana nanjye nimushaka muzampamagare dufatanye isengesho kuko nanjye mpagaze muri cyo cy'uwo mwana kugira ngo Imana mukure kwa kuzimu imutandukanye na zirambaraga zimugenda zimuproteje zimufata ku manywa na nijoro. Imana yacu ni dutabare kandi Imana yacu ni duhana umugisha. Nimero yanjye ya telefone 0780 33 76 36 0780 33 36 kandi abantu bandika komanteri ngo nimero ngo duhe nimero mujye murangiza iki kiganiro. Hari igihe ibyawe biri kuri ku musozo w'ikiganiro mujye mukurikirana ikiganiro mukirangize kugira ngo mbashe gushyikira n'izi nimero zacu kuri screen yazashyira nibyo nta n'ikibazo ariko tuba tugira ngo munakurikirane ibiganiro kuko iyo muzibona kuri screen muhitamo muhamagara mutakurikirana iki ubutumwa mutakurikirana ubutumwa ariko murasabwa mujye mukurikirana ubutumwa mukurikirana iby'ijambo ry'Imana kandi mukurikirane iby'Imana bahaye mwakire neza ijambo ry'Imana mujye mwihangana nyine n'ingewe Clarissa ibyo baba bampaye nibyo mbagaburira iyo amaye imyumbati ndayibaha yampa ubugari ariko ubugari nta buhari n'inyama ntazo badusengera Imana noneho Imana ishimwe. Ndashengana n'umuntu ushaka kuva i Babuloni ndasengana n'umuntu ugira umukiza amagara ye ndasengana n'umuntu uri gushaka gusengera mbonye Isiraheli. Uwo muntu niwe nshaka kumamagara ati tubigenze gute bira dusenge ese dufata ibihe kandi umuntu uhamagara ngo dusengere mbonye Isiraheli nawe ubanze watura ibyo byaha byawe uve mu datunganye uve mu dafite umumaro. Mwarubyiruko mwe mwirirwa amaso yanyu yabaye gutya kuri mbonye Isiraheli azashaka mwese niko azabashaka umuvuranye ho marari yanyu y'ubusambanyi nimwebwe mwamuteje umuraba mutuma agira mu bwibone mutuma yivanga n'andi mahanga ntabwo mugeze mumera amaso mu musengere namwe mwirirwa muririmbana muri kora munuze mubana muri timu ntabwo mugeze muba amaso mwese mwagiye muranga mutima gucya muragenda bituma Satana musingira ariko najya kubwire ngo umpamagara uvuga ngo twasenga gute kugira ngo usengere mbonye imiryango we mumpamagara twasenga gute kugira ngo usengere umukaragu w'Imana ari mu bitaramo n'ubu arimo arakora ariko se arakora Sawuli yakoze imyaka 33 aciwe ku ngoma kandi akora. Ndagira ngo mbabwire ngo mwitonde muye maso kandi abandika komateri ni ukuri ndabashimeje none mwanditse komateri sawa mukomereza aho ngaho burya ko ukandika komateri zipfuye mu tukabakozi b'Imana wowe ushaka gukizwa ushaka kuva mu byangwa n'amaso y'Imana ubanze ubivemo hanyuma viza zize abagabo baze aba urubyaro ruze akazi kaze uve mu datunganye uve mu dafite umumaro watura ibyaha byawe ubaramaze kera wari igikome kiza mu biganza by'Imana amahanga yajyaga kunyweraho ubikoza mbuto zawe agasinda ibaze Imana idutabare. Mana data wa twese mu izina rya Yesu Imana ifite imbaraga no gukomera kwishi Imana idahinduka turagushimiye turaguhimbaza kubw'ijambo ryawe ryera kandi ijambo ryawe ni ry'ukuri tugushimiye data imvugo yawe hagati y'ubwoko bwawe tugushimiye kuranguruka abawibwira ubwoko nanjye nkankubere mikoro kirangurira mwami Yesu Kristo mwana w'Imana ishobora byose rero data wa twese Imana idahinduka waravuze ngo niba kuri bishimwa mu bigawa bazaba nk'iki nk'akanwa kawe nyemera abakobwa kuri bishimwa mu bigawa papa kuri bishimwa mu bigawa abavuga utumwa shumba itorero ryawe kuri bishimwa mu bigawa kugira ngo byongere ribe nk'akanwa kawe kugira ngo
data ibyago byurura ikibabuloni bitazabashyikira. Nyemerera rero data twese Imana usanga imitima y'ubwoko bwawe, uhembura ababyeyi, uhembura abakobwa, uhembura abasore, uhembura abapapa, kandi Kristo ugabanye umubare w'indimbo kongera umubare w'abantu bakizwa. Imbaraga zawe data twese Imana zibizo icyo zikora mu bwoko bwawe. Ela wire bo Jesus babara bikiresire. Unyemerera ubwami bwawe buze, imbaraga zisumba byose zibane n'ubwoko bwawe. Haleluya. Nyiringabo Imana Yesu renda senze kugira ngo ubohora abantu bawe, ukiza abarwayi. Mana Yesu ndabyibuka uko umurwayi yabaga ameze kose waravugaga ngo ibyaha byawe urabibabare. Bivuze ngo ntabwo uburwayi bwarabwo icyaha kiri muri we. Unyemerera data ubarira ibyaha by'abantu, hanyuma uburwayi barwaye bukiramo kanseri, amadiyabete n'izindi ndwara zose z'abadayimoni. Mana we hagarika imbaraga z'umwami mutavuga Imana ubwoko bwawe, hagarika imbaraga z'amahembe ubwoko bwawe, imbaraga z'abarozi ibyo wabohera ibyo watongera. Ubwami bwose tufashimira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhamaga imbaraga zibohora n'imbaraga zikiza. Nyemera data twese Imana idahinduka ubwoko bwawe mwami w'abamenye igitare cy'amahanga. Ubwo tuzongera guhurira ejo mundi kuri kamera bazabe bafite amashimwe, kandi muri commentaire bazabe bafite amashimwe. Unyemere data muri bose waririsha imbaraga ze zikomeye, kandi ukomeze wabera Imana muri byose neza yawe. Mu izina rya data twese musabye mbizura kuzi Yesu. Amen. Amen.